ikaze mu gikoni cya Udahogora. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuntu umuntu ashobora gutegura ibihumyo mu buryo bubiri butandukanye. Ni uburyo mba naragerageje bwanise ibihumyo, ngiye nkunda ibihumyo ariko nkibaza umuntu ashobora kubiteka gute. Ukagerageza rero uburyo bugiye butandukanye kugira ngo urebe ko wabiteka bikaryoha, ku buryo ushobora kubishyira kuri menu yo mu rugo wumva wizeye nyine ko ufite uburyo uzajya ubiteka kandi bikaba bimeze neza. Rero murabona ko bino ni bya bihumyo bisanzwe bya kijyambere tugura mu isoko, ndimo ngenda nkatamo dutoya. Mu bindi turi bukenera harimo ino fresh cream cyangwa se crème fraîche hamwe n'amata makeya y'inshyushyu. Tukaba dufite rero ibindi bihumyo ntari nakata. Ku ruhande nkaba mfiteho poiro ndetse mfite na poivron n'ibitunguru namaze gukata. Nibyo bintu turi bukenere, ndetse dukenere na sauce tomate. Murabona ko rero bya bihumyo byose namaze kubikata, ngenda nkatamo nyine dutoya. Hanyuma nkaba mfite na za poivron n'ibitunguru, ndetse izi ni za poiro nazo ndazikase. Hanyuma nkahita nshyira bya bihumyo ku ipanu n'amavuta makeya. Ku yindi panu rero nkahita nshyiramo bya bitunguru n'aya mapoivron. Ni byiza cyane gutegura ibintu byose mbere kubera ko bigufasha kudashiririza. Hari igihe ubu utetse mu gihe ukiri gukata ibindi bintu utari wakase mbere, bimwe bikaba birashiririye. Rero ni byiza gutegura ibintu byose ugiye guteka mbere, mu gihe wenda ubona ko hatari bucemo umwanya munini. Keretse wenda utetse nk'umuceri ukaba ukata nk'imboga, ibyo byo byashoboka. Hanyuma rero ndagenda mbikaranga. Murabona ko nshyizemo umunyu yaba muri bya bihumyo ndetse no muri za poivron n'ibitunguru. Ukagenda nyine buri cyose ugikaranga gake gake. Gusa uramutse udafite cuisiniere y'amashyiga arenze ishyiga rimwe, cyangwa se utetse ku mbabura cyangwa se ku kindi icyo ari cyo cyose, ushobora kubanza ugateka ibihumyo ukaba wabishyira ku ruhande, hanyuma ukaza kubishyiramo nyuma. Ukaza nyine kubona gukaranga ziriya poivron, ibitunguru n'ibindi byose waba ugiye gukoresha, ukabikaranga wamaze gutunganya ibihumyo wabishyize ku ruhande ku buryo uza kubisukamo nyuma. Nyuma rero murabona ko bigenda bibyara amazi, ntiwamenya ko ari bya bindi byinshi cyane twari twakase, bigenda bihoka nyine bibyara amazi. Hanyuma rero akangaka nsutsemo na gatungurusumu na tangawizi na karoti imwe, nashyizemo n'utuzi duke, ubundi ndabisya muri blender kugira ngo nongerere flavor bino biryo. Hanyuma rero ubona ko nibyo nasutse muri za poivron na bya bitunguru. Ndi kubiteka ku muriro muke uringaniye kugira ngo bidashirira. Hanyuma rero iyi ni black pepper nshyizemo gake cyane. Iyi ngiyi ni coriander nayo nkahita nyishyiramo. Ku bantu bankurikira ngira ngo murabizi ko dukunda kuganira ku bintu by'ibirungo. Ukeneye kumenya uko yabona ibirungo ashobora kunyandikira tukavugana, hanyuma nkamurangira uko ashobora kubona ibirungo bigiye bitandukanye, nawe ukaryoherwa mu gikoni cyawe. Hanyuma rero amara kubivanga neza, ugahita ushyiramo ya fresh cream cyangwa se crème fraîche. Hanyuma ntabwo ushyiramo byinshi cyane, ntabwo ari ngombwa gushyiramo ibintu byinshi. Hanyuma ukavanga rero. Maze kubona ya fresh cream imaze gushya neza, utushyiramo na sauce tomate. Ntabwo nkunda guteka sauce tomate nyinshi cyangwa ibintu by'inyanya byinshi, bya bintu nyine umuntu ateka ibiryo ukabona byatukuye cyane. Ntabwo ariyo sinyatire yanjye mu gikoni, ariko uramutse ubikunda nyine wenda ushobora no kubanza ugakaranganamo n'inyanya ku buryo biza kuza bitukura cyane, niba ukunda ibiryo bitukuye cyane. Hanyuma rero namara kubona ya sauce tomate yahiye, urabona ko bya bihumyo nabyo ku ruhande byumutse bimeze neza. Amazi yose yashizemo nabyo mbese byafashe uburyohe, birimo biragenda bishya neza. Iyo umaze kubona rero byatunganye, urabona ko impande zombi byatunganye, ugahita ufata bya bihumyo ugahita ubishyiramo muri ziriya mboga twakaranze ku ruhande. Kugira ngo murabibona ko bya bihumyo byumutse bimeze neza. Iyo bimeze gutya rero biba byaryoshye, biba byafashe uburyohe, bimeze neza cyane. Ntabwo ari byiza kubiteka bikijejeta amazi kwa kundi, ntabwo uba wabihaye umwanya wo gufata uburyohe ngo bikamuke bimere neza nyine biryohe. Hanyuma rero gatushyiramo na za poiro
ukagaragura ugahita dushyiramo. Iyo umaze kubona nyine bimaze kwegerana neza byose byahwanye, ugahita ushyiramo ya mata. Ntabwo nabifilmye neza ngo bigaragara, ariko ukase dushyiramo ya mata, hanyuma ugapfundikira nyine bigatogota bigashya, ukabiserivana n'icyo wateganyije kubirisha. Ubona ko twabirishije ibirayi, nuko nguko byari bimeze. Hanyuma rero mu buryo bwa kabiri bwo guteka ibihumyo, urabona ko dufite ibihumyo biri ku ipanu nyine n'undi ku mavuta makeya, byatangiye kubyara amazi. Hanyuma mu bindi turi bukenere rero, urabona ko izi ngizi ni chou fleur. Ushobora gukoresha brocoli, ushobora gukoresha n'amacourgette, wenda ugashyiramo courgette, mbese imboga waba ufite ukaba wazishyiramo. Hanyuma rero tukaba dufite na karoti na poivron, nabyo ndahita mbishyiramo. Urabona ko ibi biryo bisa nkaho byenda kumera kimwe, ariko nanone biratandukanye. Hanyuma ibi ni ibitunguru rero nakase, nabyo nkahita mbishyiramo nyuma gato yuko nyine tugaraguye bya bindi twashyizemo mbere, bimaze gusa nkaho bibaye umujugwe cyangwa se nyine bitangiye gushyaho gakeya, ukakomeza ukabikarangana hamwe. Komeza nyine kugenda ubikaranga gake gake. Ibingibi nshyizemo ni tangawizi na tungurusumu mba naraseye, nkabishyira mu kantu k'agacupa nyine nkabibika, agenda mbikoresha gake gake. Iriya nyine ni tungurusumu na tangawizi, wamara kubishyiramo ukahita ukomeza nyine ukabikaranga, ugashyiramo na sauce tomate. Nkuko nabibabwiye na kare rero, ntago nkunda sauce tomate cyangwa ibintu by'inyanya, ibintu bitukura cyane. Ntabwo nkunze kubishegera cyane ngo numve ko nshaka ko ibiryo bitukura cyane. Cyangombwa ngewe nkurikira ni uburyohe bw'ibiryo, biba bimpagije. Hanyuma rero nk'umuntu ukunda fromage, nk'umuntu gufata regime byananiye, nkahita nishyiriraho na ka fromage. Ariko uramutse utarya fromage cyangwa se utayikunda, ntabwo wakwirirwa uyishyiramo. Hanyuma rero uretse fromage dufite na persil. Izi ni persil, turiya tubabi tundi turi ku ruhande ni bazilika, cyangwa se sinzi irindi zina ni basil leaves. Hanyuma nazo ukazikata. Uramutse rero utazifite, ushobora gukoresha nyine utundi twatsi turyoshya ibiryo waba ufite, nka seleri cyangwa se rosemary, washyiramo nta kibazo. Hanyuma rero na twa tuboga nari maze gukata nkadushyiramo, hanyuma nkabivanga, nkahita nshyiramo na ya fromage narabye. Ikindi nubwo kwivuga bitagezweho, ariko ako nta kandi kantu kanjye k'umwihariko ko kudakunda isosi. Ubu nk'ibi biryo njyewe mba numva nabikunze cyane kubera ko nta sosi irimo. Urabona ko biriya bya mbere twakoze byari birimo isosi, ariko ibi ngibi nta sosi irimo. Twabirishije amakaroni. Ni uku nguku rero ushobora gutegura ibiryo bitandukanye, ukabirisha ibihumyo. Ndabashimiye cyane kuba mwakurikiranye uko twabiteguye. Naho ubutaha, bye bye, ndabakunda. Yari njyewe Udahogora Vanessa, peace.